umuntu usaba bwira abahutu bose gusaba genocide, gusaba imbabazi kubera ko bakoze genocide, uwo muntu arashaka kubapfukamisha ngo akore politike wenyine, kuko ntabwo uzongera kurekara gukora politike kandi wararangije kwemera ko uri umujenosideri. Icyo gihe ubundi bazaba bavuga bati ntabwo uri inyangamugayo, ahubwo wowe uri inyamaswa tugomba gucunga mu rupangu, tukazareba ko mu myaka wenda nk'ijana yazaba ifite imico myiza igasubira mu bantu. Ariko ntabwo umuntu wamaze kwemera genocide wakongera kumuha responsabilité zo kuyobora igihugu. Donc nukuvuga ko harimo ibyo bintu birimo bituruka mu bana hasi, nukuvuga ko hari ikibazo justement kijyanye na harimo na exclusion. Donc n'uburyo mu mayeri, kuko abantu bari bose bemera kwikorera genocide ntabwo bazi ikihisha inyuma yo kuyikorera uzaba uvuye muri politique definitivement. Nukuvuga ko nta nundi muntu ukomoka muri ubwo bwoko ushobora kujya gukora politique. Donc nukuvuga ko icyo gihe rero abahutu nibamara kwikorera genocide uko bakabaye, abatutsi bazategeka igihugu bonyine, kuko aribo ba victime kandi bakaba aribo bazi kureba uko abahutu bagenda. Donc nuvuga tuzajya tureba umuhutu mwiza, tuzajya tureba umuhutu wemeye icyaha akagisabira imbabazi abikuye ku mutima, umuhutu urimo kugenda agororoka agenda asubira ku murongo, hanyuma tumuha akazi. Ariko tumuha akazi, twirinde kumuhaza responsabilité zikomeye, kuko hari ikibazo cy'uko amateka ye agaragaza ko ari umujenosideri. Donc ubwo numva ko aho hantu harimo ideology nini cyane wenda yihishe inyuma y'utwo tuntu abantu badashaka kubona. Kuvugura contexte, iyo ufashe ibintu ukabyita genocide y'abatutsi, abatutsi bose bahita biyita aba victime. Ese umaze kwita genocide ukayita y'abatutsi, ese ibingira ni victime? Ese bari abantu bisha abasenyeri ko ari abatutsi ni ba victime? Ese umututsi waguye ku rugamba yavuye Bugande yikorekana cyane ko n'amasasu aje kurwana ngo afate ubutegetsi, uwo muntu bakastari bakamurasa nubwo nawe yaje gupfa nyuma, uwo muntu wamwita victime wa genocide cyangwa ni inyeshyamba yishwe ifite irwana ishaka gufata ubutegetsi? Donc ayo rero ibyo bintu byo gufata ibintu nabyo kuba barabyekipe bakabyita ngo ni genocide de tutsi, nabyo ni uburyo bwo kugira ngo n'abakrimineri bose bavuye Bugande n'abavuye Burundi bose baje barimbura abantu nabo bigire ba victime. Ni genocide y'abatutsi bari mu Rwanda mbere y'uko iriya ntambara itera. Donc le génocide de tutsi de l'intérieur, icyo kintu ngiye wari nge nacyongeraho kuko ibintu bigasobanuka neza, kuko ntago wambwira ko umuntu wavuye Bugande yambaye inyenyeri, afite indege z'intambara, afite amasasu, aje kurwana ashaka gufata ubutegetsi, uwo muntu akagwa ku rugamba cyangwa bakamufata mpiri abafare cyangwa abahutu bakamwica, ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu ni victime wa genocide. No, uwo muntu yaguye ku rugamba rwo gushaka gufata ubutegetsi. Ibyo bintu rero byo kuba abantu bavuga ngo abantu bose ni ba victime, ibyo bintu nacyo ni ikindi kibazo.